sibyo sibyo pe okay mbese nyine ndagukunda nkashira numva ndagukunda baby. I love you so much honey wanjye. I love you so much. ngukunda nta bunebwe mukunzi wanjye kandi nzaguhora nero agaciro. ndagukunda numva nakubaha nuko ntagushobora naguterura. umve ko ngukunda aho uri hose, mve ko ari umugore ugukunda cyane cyane cyane. nkurikije uko mbibona kuko nshaka mbwira tujye ku kintu cy'irembo kuko nshaka gupanga mu minsi mike. mbega nshaka uza kubibwira uza kubibwira ababyeyi ko ngiye kuza gufata irembo mu minsi mike rwose. nshaka uza kubibwira ababyeyi ko ugomba kuza gufata irembo mu minsi mike rwose, mike cyane. urumva ko nshaka kuza gufata irembo bizakunda cyangwa mu minsi mike rwose, bishobora no kuba mu cyumweru gitaha. ndaje mbitekerezeho ibitekerezo urambwira ryari? ntabwo nkubwira uno munsi. urambwira ryari? uzambwira icyumweru kino kivemo. reka kino cyumweru kivemo mbitekerezeho neza. none se kuki ugomba kubitekereza kandi mbere urabyemera? yes mumeze mute muryango mugari wa Imanzi Media TV. Imanzi Media TV rero nko mubizi nyine ni YouTube channel ikorera kuri YouTube. Yes, rero turizera ko mumeze neza. umunsi rero impamvu ngarutse nisetsa gake. impamvu ngarutse nisetsa gake nyine ndimo ndaseka, ariko nyine ku rundi ruhande birababaje kuba mu majwi y'umugore wahoze ari Pastor Theogene, nyakwigendera Pastor Theogene yagiye hanze. rero nkuko mumaze kubyumva, amajwi y'umugore wa nyakwigendera Pastor Theogene ari kuganira n'undi mugabo bari mu rukundo rushyushye, nayo ngabo mwumvishe nyine yagiye hanze. tukaba tugiye kureba nyine uko bimeze kugira twumve byinshi kubyisha inyuma ya majwi. Yes, rero mu majwi nko mwabyumvisha harimo havuga ati ngo ndagukunda nkabura uko ngira, mba nkuteruye nuko ntagushobora. amajwi yaciye igikuba y'umugore wa nyakwigendera Pastor Niyonshuti Theogene wa Nyanasiya, wumvikanye atomagize umugabo wo mu diaspora wamutwaye umutima. turizera ko amajwi mwayumvishe. Yes, ku mbuga nkoranyambaga cyane YouTube, urukundo rwa Nyanasiya n'umugabo wo mu diaspora rwaciye igikuba. ubu niyo nkuru igezweho. ikigezweho ni amajwi y'uyu mubyeyi Asiya wasezeranye kubana karamata na nyakwigendera Pastor Theogene Niyonshuti. muramuzi mwese, ikimenya bose, umwe wamenyekanye cyangwa wahawe akazina k'akabyiniriro Inzahuke. Yes, rero aya majwi yagiye hanze. gusa twababwira ko uyu Pastor Theogene nyine yaje kwitaba Imana mu mwaka wa 2023. none uyu mugore we akaba yumvikanye atera imitobo mu mugabo witwa Kwizimana Etienne uzwi nka Pastor Steven uba muri Amerika. mu majwi akomeje kumvikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, Nyanasiya yumvikanye avuga ko akunda nta bunebwe uyu Etienne, ndetse ko mu byumweru 2 biri imbere Etienne yateguje umukunzi we ko azaza gufata irembo. Yes, ayo majwi rero yakomeje kugenda akwirakwizwa n'aba-YouTubers n'abandi bantu baba social media influencer cyangwa abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga no ku binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye bikorera
ku mbuga nkoranyambaga. Rero amakuru dufite turi kumva n'abantu ngo nuko uyu mugabo nyine Etienne wo mu diaspora ba muri Amerika yaba nyine yaragiye mu rukundo n'uyu pastor Asia, tukibaza amajwi yafashwe ute, yakwirakwijwe nande. Amakuru dufite atizewe nuko uyu pastor Asia, uyu mugabo nyine yamuhawe mo pasi na Pastor Mutesi, then nyuma bashobora kuba barumvikanye, umugabo akumva umugore ashaka nko kumusaba amafaranga, sinzi nyine abizi ko abantu bakunze aba diaspora bakurikira amafaranga, none umugabo akaba yarekodinga amajwi akayohereza uwamuhaye pasi ari Pastor Mutesi, akavuga ati nyumvira umuntu wamuhaye mo pasi uko bimeze, amajwi nyine agahera ubwo ajya hanze. Nta makuru atizewe dufite ariko nyine birahwihwisa. Yes, reka dutegereze rero turebe icyishe nyuma y'aya majwi, ubundi bindi tugenda tubibabwira gake gake. Mukomeza kubana natwe, iyi ni Imanzi Media TV, turabakunda cyane.